Muraho neza abakunzi bacu. Wari urimo wibaza ahantu ushobora kubona inzu iri mu kibanza gifite ubuso bukabakaba muri 800 kandi nshyashya. Urasubijwe cyane. Uyu munsi ndi Kibagabaga kandi nzanye inzu nshyashya iri muri ubwo buso bukabakaba muri 800. Munyemerere tuyitemberane. Bakunzi ba Elisa Real Estate ndabasuje kandi bahaye ikaze. Uyu munsi nageze Kibagabaga nkuko nari mbibabwiye, bazaniye inzu zigera muri 3. Urabona ko ari nk'umudugudu kugira ngo nawe witoranyirize y'amahitamo yawe. Mu by'ukuri izi nzu zose ntabwo ndi buze kuzibinjizamo, ariko ndabinjiza muri imwe nari mbabwiye ifite ikibanza gikabakaba mu buso 800. Urumva yuko ari inzu nini cyane zisanzwe. Ikindi kintu zino zifite ibyumba 8, dushe toilette 8, rooftop zikagira n'ibikoni 2. Ni inzu nziza cyane zifite ikibanza kinini cyane nkuko nawe urimo kubyumva mu mibare, ariko ndagira ngo tuve hano hanze, ngira ngo urimo murabona quartier bita dukomezanya, noneho dutangire dutemberane inzu yacu. Kubera ukuntu ari nini ntabwo ndi buze gutinda, muragerageza mubane naye ngenda mbereka utuntu twose, we ntuze gucikwa, ukomeze ufokasinge tubana. Aha hanze ntarahava, hano dufite jaride nziza cyane. Urabona yuko ari jaride iri inyuma ya korotire. Iyi ni jaride ibigaragara neza cyane iyo imaze gukura. Ni inzu rero ziri presentable kandi zikomeye. Reba iyi nzu nawe, urabona ukuntu ingana, urabona design ifite, urabona ubu bwiza ifite. Ibaza ko bataratera amarange ya nyuma. Ubu ngubu mfatiranye nje mu bambere, murabizi nkuko nabi basezeranyije kuri Elisa Real Estate tuzajya tuba abambere buri gihe kugira ngo mutaza gucikanwa, kuko turabakunda cyane. Hano rero tuhafite parking yajyamo nk'imodoka, yewe niyo waba ufite imodoka 10 zishobora gufitinga muri iyi parking. Urabona yuko ari parking nini, kandi ikindi uramutse udakunda parking nini ushobora kuyigabanya ukaba washyiramo na piscine. Urabona ko yajyamo, uretse ko nyirinzu we atabikoze. Urabona ko ari inzu iteye amarange y'umweru, nubwo batarasiga kushe ya nyuma, ariko urabona ko naho bigeze biraryoshye mu by'ukuri. So hano rero muri iyi parking ntabwo nirwa nyisobanura byinshi, nawe urimo urabibona imodoka 10 zawe zaparikamo neza. Hano tukagira umwanya wa jaride mwiza cyane, ubona yuko uriho aka design gasa neza kandi kameze neza. Reka nkubwire, niba utarakora subscribe kuri Elisa Real Estate rwose please yikore, kuko urabona ko tubafitiye ibintu byiza byinshi. Iyi nzu rero iteye amatsiko, ndakwifuriza kubana nanjye kugira ngo nyigutemberezemo imbere uze kureba ukuntu ari inzu nziza cyane y'akataraboneka. Ni inzu kandi ifiteho n'amanexi mu gikari. Ni inzu isa neza cyane y'umweru, kugira ngo ibyo nawe urimo urabibona, si ngombwa kubisubiramo cyane. Hano rero tugeze ku rubaraza. Ni urubaraza rw'inzu rwiza runini, ruriho urugi rwiza kandi narwo runini, ariko unyemerere se nuza hano ku rubaraza, noneho se n'usubiza gutya kamera inyuma, nibwo baza kureba ya parking. Urabona ko ino parking rwose ibyo nakubwiye nawe imbere ya kamera yawe cyangwa imbere ya telefone yawe cyangwa televiziyo urimo urabibona. So twinjiranye hano rero tudatinze, tuhafite salo. Ni salo nziza, ni salo nini yisanzuye, ni salo iteye amarange y'umweru kandi isa neza, ni salo irimo design nziza cyane. Urabona ko ino salo irahagije. Ubwo buso bukabakaba hafi muri 800. Ntabwo rwose mu by'ukuri tutabeshye wakubakamo inzu idafite ubwinyagamburiro, kuko ikindi kintu inzu ifite ibyumba. Ndabigutuye ubane nanjye rwose mbigutemberezemo. Iyi nzu yacu ifite ibyumba 2 hasi, urumva ibindi bisigaye byose biri ku gice cyo hejuru. Iyi nzu rero ntagutindiye mbere yuko tunayitemberanamo, iri ku giciro cya $650,000 zirimo ibiganiro bikeya. Urumva yuko n'ikibanza ubwacyo harimo ibibanza 2 birenga. Ubiha agaciro, nurangiza uha agaciro n'iyi nzu. Reka twikomereze, nawe uraza kumbwira niba rero urimo kutwumva ukeneye kugura inzu nziza, tuvugishe iyi nzu n'imari. Hano tugeze muri salle à manger. Ni salle à manger nayo nini nkuko mubibona, sinakwirwa nyivugaho ibintu byinshi. Urabona yuko hano dufite akaravabo keza cyane kariho mira. Ikindi kandi irisanzuye nayo. Ibintu byose by'iyi nzu ni double, ni binini cyane. Impamvu mvuze double ni nko gukuba kabiri ibindi bisanzwe. Dukomereza hano mu gikoni, dufite igikoni cyiza cyane, igikoni gisa neza kirimo utubati twiza kandi twinshi tw'umweru. Urabona yuko plafond ni nziza. Ni inzu igaragara neza kandi ikomeye, imeze neza cyane. Iri ku giciro cya $650,000 arimo n'ibiganiro. Iki ni igikoni cyayo cyo mu nzu, ariko unyemerere tugendane sinkusige mpite mbereka no mu gikari
ndashaka yuko nza kubereka utuntu twose kandi nihuse. Ahangaha hari annex, na annex nziza cyane iri igikoni cyo hanze, akazu k'umukozi. Murabona ko annex nayo ubwayo ari etage. Hariya hakaba undi mwanya mwiza kandi munini wo kwisanzuriramo mu gihe waba ufite abana. Urabona yuko ushobora kurimo guprepara hariya mu gikoni bibereye hano hanze banakina. Urabona ko rero ari ibintu bisobanutse. Reka twinjiranemo ntangire mbatembereze bya byumba byayo bigera mu 8, ariko ntarinjira. Hano hari agasitoke. Iyi ni sitoke y'igikoni cyo mu nzu. Urabona ni agasitoke kanini, nabwo nubwo gakinze karimo ibintu, ariko ni agasitoke kanini gahagije. Reka dukomezanye. So twihutana, hano hasi turahera mu cyumba cya mbere. Reka twihute. Hano turafite dushe na toilette yacyo. Tukinjira hano murasanganirwa na dushe na toilette kandi byiza, ngira ngo ibyo murabibona. Duhita dukomezanya hano mu cyumba noneho nyirizina. Ni icyumba cyiza nacyo kinini cyisanzuye, hagarara nko muri ranguni nibwo baza kubona ko buri cyumba kigiye kirimo garde-robe nziza kandi zimeze neza. Plafond y'igisamu iteguye neza cyane. Tukiva muri kiriya cyumba turahita dukomereza hano hari urugi rutwinjiza hano. Ushobora kujya muri esikariye cyangwa ukajya muri iki cyumba, ariko hano hari n'urundi rugi rujya mu gikoni, ngira ngo muri kubisobanukirwa neza. Reka tubanze turebane cya cyumba cyacu cya kabiri, nacyo tukikinjira. Hano turasanganirwa na dushe na toilette, nubwo ikirunzemo ibintu, ariko urabona ko ari hagari kandi hisanzuye. Dukomezanye mu cyumba nanone, ubwo ni ibyumba bibiri byo hasi, iki ni icya kabiri. Hano hari garde-robe nayo. Urabona ko ari garde-robe nziza y'umweru kandi isa neza. Plafond ni imwe n'igisamu, ariko ngira ngo urimo urabona size y'ibi byumba. Nitugera mu byo hejuru byo noneho ni agatangaza. Uze kubana natwe. Aha, twazamukanye esikariye. Ni karibu rero kuri bya byumba byacu byo hejuru, aho duhera hano kuri no side. Ubundi bigiye bikase kimwe. Hano tukinjira naho dusanganirwa na bathroom nziza. Urabona yuko ari kimwe na yindi yo tuvuyeho hejuru hasi. Dukomeza rero muri iki cyumba cya hano, urabona ko nacyo bihuriyeho kuba byose ari binini, bigari cyane kandi birisanzuye. Reba iyi nzu isa gutya kandi bataratera irangi ryanyu. Bibaze umunsi bazaba barirangije bizaba bisa neza cyane. Ahangaha tuvuye ni mu cyumba cya mbere cyo hejuru. Dukomezanya hano kuri no side tuhafite ikindi cyumba, nacyo ni icyumba kinini. Iki ngiki cyo gifite akarusho rero ukuntu kingana. Ni kinini, kirisanzuye, ni kigari. Ikindi kandi ibi byumba byose bigiye bifiteho amabarikoni, bifite amabariko meza cyane. Urabona ko ari ibyumba bisa neza, amagarde-robe hose, kandi buri cyumba kigiye gifitemo dushe na toilette. Reka nayo tuyibereke. Urumva ko ibi byumba mu by'ukuri iyi nzu igiye ifite ibyumba bikase neza. Wow! Urabona ko na bathroom ari nziza cyane. Dukomeza rero, ndumva ntari buhagarare, duhita duhindukirana tuza hano aho dusanga ikindi cyumba. Ubwo hano hejuru tumaze kuhareba ibyumba. Iki ni icya gatatu. Hano hari dushe na toilette dusanganira nk'ibisanzwe. Ni bathroom nini, zose zihuriye kuba ari nini kandi zisanzuye. Tugahita dukomereza hano noneho mu cyumba nyirizina. Urabona ko nacyo ni icyumba cyiza kandi kinini cyisanzuye. Hose plafond y'igisamu imeze neza cyane. Ibyumba 8, dushe na toilette 8. Urumva ko iyi nzu ari iy'umuryango kabisa, kandi akaba ari inzu ifite ubwisanzuriro bwose, ifite ubwinyagamburiro buhagije. Reka mbabwire, dukomereze muri chambre principale. Ni karibu cyane mu cyumba cya boss. Wow! Twinjira hano twikomereza. Hano rero tugeze muri vestiaire. Dufite urwambariro rurimo garde-robe nyinshi kandi nziza cyane. Urabona ko ari ibintu bisa neza. Ikindi kandi hano tuhafite bathroom. Wow! Ni bathroom kari ikibuga. Ni bathroom nini yisanzuye, irimo amakaro meza y'umukara. Urabona yuko nubwo mubona batarakoropa, ariko mu by'ukuri iyi nzu ni nshyashya. Ejo cyangwa ejo bundi ibintu byose bizaba byarangiye. Wowe tuvugishe uze wigurire iyi nzu mu ba mbere, nyamuneka utaza gucikanwa. Dukomereze rero tujye mu cyumba nyirizina. Tukiva hariya muri bathroom duhita tujya mu cyumba. Naho ndebera noneho iki cyumba ukuntu kingana. Iki ni icyumba kinini cy'iyi nzu cya principale, ariko n'ubundi bindi byumba byose nabyo wagira ngo ni principale. Reba plafond ukuntu imeze.
dufite hariya garderobe ya egisitara, ni ukuvuga ngo uretse hariya muri dressing, hano tuhafite n'indi garderobe nziza cyane, amatara meza kandi yaka neza, urabona ko ari ibintu biteguye neza. Ikindi kintu dufite hano balcony, ni akabariko ka chambre principale, ariko buri cyumba cyose kigiye gifiteho aka kabariko, nubwo wenda hano kuri chambre principale ho ari itandukaniro cyangwa se ari umwihariko. Ni nini cyane, irebere nawe iyi barikoni ukuntu ingana, urabona ko ni ngari, irisanzuye rwose, irahagije. Iyo uri kuri no bariko nibwo uba ureba noneho ya view yawe, wagisesinga ureba hakurya, urabona ukuntu ari ibintu biteguye neza. Dukomezanya tujya kuri floor ya nyuma, aho dusanga ibindi byumba bibiri na rooftop. Turahera muri iki cyumba. Hano hari icyumba cyiza cyane, kinini nacyo cyisanzuye rwose, ibyumba byose ni bigari pe. Icyo ni ikintu ntavuga ngo nakubeshya, cyangwa nawe niba urimo kureba iyi nzu urimo urabibonesha amaso. Hano tuhafite dushe na tuwarete yacyo, urabona yuko nayo ari nziza kandi ari nini, irasobanutse. Duhite rero tuva aho ngaho dukomereze hano, aho dusanga ikindi cyumba. Urumva ni bya byumba 8 nyine. Floor yo hasi twabonye ibyumba 2, hejuru tubona 4, iya nyuma tubonyeho ibindi byumba 2. Iki nicyo cyumba cya nyuma cya 8, urabona ko nacyo ari kinini. Dukomeza rero tuza hano, uyu ni umwanya ushobora kuba washyiramo nk'ama etajeri cyangwa wadekoramo ibindi bintu, byaterwa nawe. Tugakomereza hano aho dusanga bathroom. Iyi ni bathroom yo hejuru, abantu kuri rooftop bashobora kuba bayagisesinga, akaba ariyo bifashisha. Dufite rero bariko cyangwa se rooftop zigera muri 2. Turahera kuri iyi ngiyi. Hano hari rooftop ya mbere, urabona ko ari rooftop nayo igereranyije, si ntoya, kandi urabona yuko nayo yisanzuye, imeze neza, iguha kureba muri neighborhood, ukabona yuko iyi nzu iri muri quartier nziza. Dukomezanya rero, hano turahasanga ni rooftop n'ubundi, dukomeza straight ikaza kuri no side ya hano. Urabona ko yo noneho nagahebuzo, ni hanini, ni hagari. Hano hejuru hari aho bashyizeho ushobora kuzashyiraho nk'ibirahure ugasakara, mu gihe wenda waba utaramiye hano imvura irimo kugwa, mukaba mwakicara hano. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Ni rooftop iri open cyane, urabona design zo hejuru ubwiza iyi nzu ifite ntabwo busanzwe. Sa n'uhindukira ubereka iyo view. Sasa rero yuba wifitiye iyo uri kuri rooftop, urabona ko ari view nziza cyane, ureba umujyi wa Kigali wose uri imbere yawe kabisa. Urabona ko ari ibintu bisa neza. Rero reka rero tuve kuri iyo view, duhite dukomereza ku gikoni cyo hejuru. Ni igikoni cyiza kabisa. Dufite igikoni kinini, uretse kuba cya kindi cyo hasi mwabonye ari kinini, hano harimo igikoni cyiza kandi kinini, cyisanzuye, kimeze neza. Parafo ni usanga hose. Urabona ko iki gikoni ushobora kugiteguriramo urimo nko gusavinga abantu bari hejuru kuri rooftop. Ni igikoni cyiza cyane. Kamushimire cyane rero wowe unije umwanya wawe nkaba nkweretse iyi nzu. Urabona ko ari inzu nziza cyane. Niba rero ushaka kugura inzu, tuvugishe tuyikugezeho. Ariko hano niba ufite umuntu ushaka kugura inzu, umuvandimwe, yaba ari hano cyangwa hanze, musharinga aya makuru, ubundi tuvugishe tumugeze kuri iyi nzu nziza, aze yigurira ibyumba 8, dushe na toilette 8, ikagira rooftop, ikagira ibikoni 2, ikaba yubatse mu buso buri hagati bukaba muri 800. Ni inzu nziza iri hano Kibagabaga, hano hafi y'ibitaro. Ni inzu iri muri quartier nziza cyane. Mutuvugishe rero igiciro cya $650,000 zirimo ibiganiro. Imana ibahe umugisha mwinshi, mukomeze kugubwa neza.